mwegere hano hafi padiri ni muvuye gutoranya gasanimana yacu nimumyemerere buri wese ubegeranye umumpere ikiganza cyangwa se umukono mubwire ngo wakoze kuza papa abuno munsi urubyiruko babita badadi yaduteranyije ngo aze gushimira by'umwihariko anahembe abana b'indashyikiye bahize abandi. Mubyeyi mwiza uvugize umuryango wacu Aron, fata indangururamajwi uhabaraha bose ikaze by'umwihariko nawe abaharura bazi, hanyuma tujye mu ngamba. Mubyeyi murakoze umwanya wawe. Basanga dusangiye umusango, bashyitsi mutugendereye kuri aya manywa
mwese muhawe ikaze muri uru rugo rwa Sengayire Jean de Dieu. Mukanya basabye ko buri wese abwira undi ngo waje, ariko ndagira ngo nanjye mbanze sabe umuntu wese uri hano muri uru ruganiriro nabanza Imana amashyi. Iyo niyo rugaba igaba byose, niyo idufashije kuba dushyitse hano, ari abasangwa ari abashyitsi, buri wese yibonemo ikaze. Hano kwa Sengayire Jean de Dieu, iyo dutanze ikaze dutanga n'ikaziye, ntabwo ikaze rijya rigenda ryonyine. Icyongeyeho kandi nk'uko umuhungu wanjye yaramaze kubivuga, jyewe inkuru y'umuryango nitwa Nzayisenga Aroni, nkaba ndi intoranwa uyu munsi mu muryango wa Sengayire kwakira abashyitsi batugendereye. Mugabwa mbere nagira ngo mbasaba abashyitsi, isiba abashyitsi ishyitse hano muri kano kanya, uri ku isonga iyegereje. Amashyi nyamuneka rwose tubashimire n'umushyitsi mukuru wese. Mumumbere indangururamajwi. Yego, iri bugufi bwe. Urakoze cyane. Iyi mwisa mwicare rwose, urakoze. Inshuti yakadasohoka igira imbere. Nyamuneka rwose turabashimire cyane rwose. Yego. Urajya kumvisa amahoro rwose. Urugendo rwabaye ruhire. Mugize rero hano iwacu mukomeze muze. Buriya umuhungu wanjye barimo agenda avuga ati babyeyi beza, nabona rwose tembereza umusaza. Urakoze cyane rwose. Turabakiriye rero hano iwacu Igahugu y'Iburasirazuba, ni amahoro, tumeze neza, umuhanda wagenze neza, nta gisitaza amahuye nacyo, ariko n'ubundi ujya kwa Sengayire nta gisitaza ajya ahura nacyo. Ni ukuri. Maze rero twishimiye kubana namwe, twishimiye kubakira. Aha dufite ibyiza byinshi twateguye. Uko mutubona aha, umuhungu wanjye yabivuye muzingo, turi mu gitaramo cy'umuryango. Niyo mpamvu ubona abasaza, ndi kumwe n'intoranwa z'abasaza hariya, turi kumwe n'ababyeyi, turi kumwe n'amajigisha. Ubu tuba turi mu gitaramo cy'umuryango. Umusaza Sengayire yadutumiye. Yes, yadutumiye rwose. Yes, ntabwo ubutumire mwarabubonye. Muze rero dutaramane, ariko ntabwo, reka mbanze nkumanurira akavumbi. Tugira ubuki, niyo mpamvu ubona hano hari ubuki, tukagira n'abahungu bafite ubunararibonye mu kuzikuraho urukomo. Uriya nibyo bize gukuraho urukomo. Agabize gusa ndabona afite n'ubundi bwenge bwinshi cyane, ariko nagira kuvuga ko afite impamyabumenyi y'ikirenga mu gukuraho urukomo, kwakira abashyitsi. Yego. Maze rero ntabwo ndi bukwakire wenyine, n'abo mwagendanye bose ninkwakira, abo mwagendanye bose baraba bakiriwe. Kandi ntabwo ndi buvuge ngo muvune umuheha mwongeze undi, ndabizi muri bakuru ntimwangiza, ariko ni ikinyarwanda uvuna umuheha yongeza undi. Imporo wampaye ubu buki rero nibwo twakiriza imvura nkawe cyane rwose. murabizi, iri fusi ifurika ahubwo ni ukuba yifutse. Uri gutegurwa bidashimishije. Ni ukuri. Maze rero nimwakire. Turashimye. Bizere rero ngira ngo byinjijwe. Padiri yabisengeye. Ku buzima bwacu. Amashyi nyamuneka tubashimire rwose. Babwire ngo enjoy. Usome ntusogongere.
biraryoshye. oya soma ntuzugungire bakomere soma bakomere rwose ubu rero uko musaba gusoma ntusogongere niko nabo mwagendanye bose ntihagire usoma ngo ntihagire usogongera asome mutunywere Sengayire yenze inzoga zirahari niwumva inyungu itakunogeye utubwire duhindure urutoki Nyamuneka rwose dushimire ababyeyi batangira amasambu dufite imiburo y'inzoga maze rero nyiratebuka buri muntu wese mu mugereko Imana ibaha uragahirwe n'Imana ubundi twikomereze igitambo ubundi nyamuneka dushimire ababyeyi bacu yego bose babyeyi beza n'ababwira iki umubyeyi Aroneti abaziritsi gwe Abashimiye murakoze rwose. Abashimiye cyane rwose. nyamuneka rwose dushimire reka dusabe uri ku buhanga urebe ukuntu ukosora ibijyanye n'indangururamajwi bose Kandi karame Aroni. maze rero inshuti y'amagara mfata umuhungu wa ngaha bitete Ndakumva. abitoranwa mu bana iyo dufite igitaramo nk'iki uyu munsi yatoranijwe Yego. kubera ko nawe yatsindiye kwakira imfura nk'amwe Turashimye. buriya abana bajya bagira imihigo bagahigura iyo umwana rero yatsinze neza ababyeyi baramuhemba niyo mpamvu rero inshuti uyu munsi muri iki gitaramo cy'umuryango ngira ngo mbanze ntange itangazo munyemerere kuvumba bibaho umuco ariko buriya abavumba bajya basahinda bagasakuriza imisango umuntu waba uri nk'umuvumba hano muri uru ruganiro mumunyitire mubanze mumwiteho hanyuma abasohotse gato bataza kuturoguye uwaje aje kuvumba mumwiteho mbere hanyuma abagiye hanze ariko mugume mumwiteho nimbona nta busohotse ndamenya ko twese dusangiye imisango kandi twese turabasangwa hano muri uru ruganiriro muragahirwa n'Imana nshuti rero Vincent Karame hano kwa Sengayire iyo turi mu gitaramo iyo twamaze kwakira tuba twabaye umwe ababyeyi ni karibu murisanga muri iki gitaramo dufite byinshi twateguye ariko ngira ngo ntange n'ikaze mu biganiro ubuza kugira irumubanda cyangwa se ashaka gutarama rwose tumuhaye ikaze umwanya n'uwe nanjye ndimo. Ngira bavuze ko wapera amashyi n'impundu rwose. Murakoze cyane. Imana ihari mu cyubahiro cyayo n'umuremyi wa byose. Imana isumba byose nisingizwe. Ikindi kandi ndashimira cyane umuntu ushyize imbere y'Imana kugira ngo asengere
y'ikoraniro ndi hano Imana imukoreze umugisha kandi natwe nubwo tuvugiye bwose twari duteze amatwi ariko Imana yaduhaye ibiganza dukoresha kandi by'ingirakamaro tuyaha amashyi ntabwo twaba twibeshye n'umuntu tugira icyivugo cyiza cyo gukora byinshi uzana murebe turacyakiriye gusa turashimira ikigo nimwakirire igituba cy'inkamwa amashyi nyamuneka rwose turashimiriye izo mpano zose turazakiriye kandi turazishimira n'umuryango murakoze uragahirwa n'Imana mwadusagiriye ngo mwitwara neza munsi museruka neza mutuzanire inzoga nziza umuryango mu gitaramo mutubwire ijambo ryiza bw'imvura usimbuka neza nk'intore rwose ibibazo byose umuryango wibazaga urabikemura uyu munsi ikigenzi kuri kuhindurana akayirebwa yasa n'inkoga nawe turamwifuje namwe bavandimwe mute ngaba n'umuheto uregeye ubuzi umuheto weteza n'abarasiba ubunigero kuri rubise nirahembuza imitumbi zigiye gusa turi benshi igitero cy'ibihanganye byose yanambaraga ntabwo umuntu ntakore namugize namuburekanye irikorwa rwo mu bagabo ukoze ibyo umwami yagutumye wacu mama we
murakoze cyane. Umvise amashyi nyamureka dushimire isibo yagendanye na Yvette bahageze. Yes, umubyeyi mwiza Yaron ndakumva France saa sita n'iminota 45 gahunda z'isibo Yvette yahageze n'abasaza be bakuru be barumuna be n'abandi bintu. Twemere umwegere kugira Makenzi umwaganye na Vincent tuve mu bwiza tujya mu bundi na cyane turaguze cyane umfurwe mwegere imbere kandi mbasabe imfura zanjye mu nkundire umuneza Yvette ndugira musubize musubize Yvette nimumuneze ngwino mwana ngwino useka neza gusa mwana wanjye waramutse neza inyana zawe mu bwatsi zarishe nuko niba inyana zawe mu bwatsi uko twaganira mwana wanjye rero ndagira ngo nkundire bigire hino terera amaso ugire na hariya haruguru igira hino rwose aho ureba zamura ukuboko kw'iburyo n'ukubazo amashyi nyamureka rwose tunashimire gakeye igira hino abana bashyitsi zamura ukuboko amashyi nyamureka rwose tubasuhuze tunabakire. maze rero umwana wanjye twari twicaye aha ngaha muri kiriya gitaramo cyacu cy'umuryango hari kubona n'abasaza aha ngaha turi mu bintu byinshi batubona umusaza Vincent ashaka aragiye imbaga atubwira ko aje mu gitaramo nk'umutumirwa ariko tumuhaye umwanya ngo atarame ashyiramo ihurizo aratubwira ngo yaje gusaba umugeni abivuga neza avuye muzingo y'uko umugeni yifuza bari tuyisenga Yvette ntiyatinda aratubwira ati ntabwo ari igihe wisabira ndasabira umuhungu wanjye Hirwa Jean Robert umwana wanjye mu maso y'umuryango uwo Hirwa Jean Robert uramuzi muramuzi none se ko baje kumugusabira nibura uramukunda baramukunda cyane maze rero mwana wanjye twasabye ko Jean Robert aseruka mu gitaramo cyo kurara ko tumubwira cyane n'umusore wahahira urugo niyo amapfa yatera turamushima natwe twamushima rwose ko yashyize kubi twamushima n'umuryango wamwemeye ko ari umukwe none rero sinimuvuge byinshi baje kumusaba bakudusaba turi ababyeyi n'abari ababyeyi ngo barifuza kuzajya iwabo kajya kubana na Hirwa banyagusenge babyemeye na ba nyirasenge baje kugira ngo bigire ireme mvuga ntabwo ari byo mvuga jyenyine nyagusenge nguriya uhagarariye abandi yabisinya arabyemera ngo ndemeye ko Yvette azagenda iki cyifuzo turacyemeye ngo ni icyifuzo amashyi nyamureka n'igihe ducike. rero uyu munsi wa none mu izina ry'umuryango wacu ndagira ngo nkundire mvise Keshuru nje nihuta rwose ngwino utere intambwe rero mwana wanjye umwana wacu ngo uyu musaza waje ari ku ruhembe rw'abashyitsi waje aje kugusaba mwitegereze n'imfura wamfura tubasuhuze naramukije Hirwa numva rwose ibicuro birashize nkabona bibanza kubera Yvette murakoze cyane batumukumire
tumucisha mu kintu maze rero wambwiye ngo Hirwa yanditse ku gapapuro ati ntabonye Ivete ntibishoboka niwe mbatumye mutazanzanira pe ati siwe nshaka ni mwiza ariko simushaka none rero mu izina ry'imiryango yacu yombi mu izina ry'umuryango wa Sengayire Jean de Dieu mpagarariye Ivete mwaje musaba ndamugushyikirije tuyisenge Ivete ndamugushyikirije ibisigaye ntibindeba ntabwo mubwiye ngo umujyane ariko wasabye ko umuramutsa hanyuma Hirwa akaboneraho ariko turamwemeye twemeye ko tuzamubashyingira kandi turamubemereye Imana ikumugisha amashyi y'amareka y'ababyeyi murakoze cyane aho ibisigaye n'ibindi bimeze nk'ayahene yabyaye muki kandi uzamuryango nuko ndakwishimiye zamurega nzuzure wakamuryama murakoze rwose dore umugenzi wacu Ivete tuyisabye bityo rero kansubiza amaboko y'abasaza bawe yego mubyeyi ndagushimye kandi urakoze kandi uzamuryango murakoze mwasore Imana iragirira neza mundize amashyi y'amareka dushimire ababyeyi bakoze kandi bagize neza mwaganiriye neza ababyeyi bakamarira ni munyenere ari isayo n'ibikoresho byanyu gahoro umubyeyi hagarara hano hafi hano naho ngaho rwose naho ngaho ibyo gabanye hanyuma rero basaza ba Ivete munguri turabanza nawe uze kugusubiza usubiraho usoze nawe hano amashyi y'amareka rwose tumushimire suhuza DJ umaze hasi ndakoze cyane aguhaye ubutumwa bugufi izandiko za Paul uyu munsi ubuye izandiko za Jean Norbert nawe uzazisome yes mahirwa ureka kubera ko rwose murakoze cyane buriya yuko uzagutuma kuvuga ubutumwa bwiza nagutuma ikorero cyangwa se itasubika uzabutange neza urakoze cyane thank you mundize amashyi y'amareka shimire cyane murakoze kandi mwagize neza murakoze cyane murakoze tugiye kugendana rero pare ufashe Norbert y'ukuri muri kuri system murekera ahagarariwe igabanyije hasi tugiye kugenda Ivete turi ntabwo turi bigira rimwe kabiri mundize amashyi y'amareka tumushimire cyane Norbert tumugura teje rimwe kabiri gatatu amashyi y'amareka rwose tumushimire ndetse hanyuma rero mugiye kuganira n'ibiti muri twa rukundo nigisha muragenda buri wese atera izi yo mubari imbere yanyu muri hari hagati musuhuza muhobera mu mitima n'ibitekerezo n'ubwo Imana turusha nawe n'umugendo zamwe ndirimbo gije ushaka yose mutegana nkamu Ivete gwino noteka gaho musuhuzanye rwose amashyi y'amareka rwose tubashimire gasi pare umahuri rwose pare umahuri w'umura uri kuri the best man murakoze muhite mukirana mu musare mwembi muzi murakoze cyane nuko ni muze kameramene wigiriye gato murakoze rwose muhagarare hagati na hagati izi tapi nizo uyu munsi bazishyuye amafaranga mukajya muzikura murakoze cyane basaza ba Ivete mwihute cyane mbegere bombi basaza ba Ivete mwihute rwose injyana zose DJ bahirwa yegere Norbert nawe yegere Ivete
kamera nini nakubwira urakoze iyo picture nshaka indirimbo hasi ijwi hasi mwakoze mwabisenezi mwagiye gukoresha narubye ngo nakanyenyeri ukamwenyura urwego Yesu ifuti asaba kurusha ntango agiye kwicara uri uliza amashinyamureka turashimira bakoze turagendanye na musaza wabo mwakoze mwagize neza. Thank you. Muze mwicare muri bya byuma mwari muri pare mare mwegera abana bana umuhe ya nkoni yawe urura mu ruguma umuhe ingoni urura uciye ku ruhande urambike ku ruhande rwose gatoye foto igaragara ufite ingoni gusa ambike rwose wakaze cyane urakoze gusa urakoze gusa urebe kuri kamera jefe wegere marene wegere umwana mudiza amashinyamureka turashimira bakoze ko bagendanye n'abana babo mwagize neza. Yes marene cyangwa ushingano ufata rwabo ufate iyo mboni ifate ifete na Jean Robert Migirire Buki. Yes ifete Robert gushira ifoto ya mbere urabo rusari rose ube Jean Robert titugabanye gato. Yes ubitegereze ife impano ya mbere ukizinura burya urugendo yambwiye ngo iyi ni sawa n'urugendo mu minsi mike wanyu hazaba jardin ubusitani akibugura murebe kamera titagushimiye imana kubimugisha abishimiye nyamuneka muriza amashuri bashimire cyane rwose murakoze marene nagufasha impano igira kabiri iyo Jean Robert DJ indirimbo twasabye nizo basabye uzite Robert iyo beta yereke kamera nene yiza y'umureke ababishimye nyamuneka muriza amashuri bamushimire ifete akaboko k'imoso ukagere buki Robert fata munsi isaha iyo saha igwa mu mayero itonde giti witonde ivete urabizi turasengana turabemera Imana muri kiliziya kandi ikomoka ku ngoma n'imwe n'ibiki hanyuma mama aba churches restitution church indirimbo Jean Robert agiye kugutura nayisanze mu bitabo bibiri sinyambesha ariko neza nayibonye mu ndirimbo zishima Imana mu gitabo cyo gushimisha Imana ndibona mu gitabo cy'ubukristo. Jean Robert niwe wayituye asimbeshya ariko niyo ushoboye ubutugushaka no gushira iyo yandi bayituza twaje samuka DJ Gira ubuntu
namwe yure byiza kurushaho birabishimisha twese mwiregure papa wenyine afanye bantu yitegereza utarayishinga hasi yitegereza yizamure nyamuneka mundiza amashyi tumushimire cyane rwose murakoze mama nagifate wenyine usenukitsa hasi usenukitsa isura yawe igaragare gutyo rwose mundiza amashyi nyamuneka dushimire abana bashimira ababyeyi n'iby'agaciro ntabwo bisa ababyeyi bakore ku kiganza babwire ngo bana baje barashimira fande bashimire rwose ubwira kenshi murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane babyeyi muje kwicara hasi babyeyi bantu batwemere papa na mama baze wa mwanya tuducike babyeyi bantu papa na mama baze wa mwanya tuducike babyeyi beza Yvette tinako usaba sanabiki tindabashimira tubanze ingofero uyihe Yvette na Jean Robert babyeyi beza mutwemere mukore kuri iyo ngofero uyikoreho uyirekere papa wenyine ubu yifashe uyitegereza muzehe abana bambwiye ati uruhanga rw'imfura dupfa kurukora nk'uko twishakiye yambara uko ubishaka mundiza amashyi nyamuneka dushimire umubyeyi rwose murakoze kandi muraberewe muri smart hari ngo muzitwaze zari iyo nguni yavuye mu ishyamba kimeza rya Nyagatare igurwa mu mayero muyitambike papa ifate ku mutwe wawe mama uyikoreho turebe kuri kamera uyirekere papa uyitegereza banza uyirebe yizamure mu kero rwego ndagushimiye mwa Yesu Nyagasa amashyi nyamuneka rwose tumushimire murakoze rwose murakoze rwose murakoze icyo giseke bitanga ubwiye Yvette na Norbert tubashimire mukore kuri icyo giseke mama kuri icyo kubashira mu mwibarutse na muzehe nakore kuri icyo giseke nyamuneka dushimire ababyeyi barakoze kandi bagize neza imana ibatore umugisha mama ntakigumane wenyine iyo foto turayishaka mama gifite we papa Norbert arantumye ngo ninyemere ba mwana wiwe baze iyi foto igaragara mama Yvette na papa Yvette ni muzi iyi ni ifoto ngombwa abadukurikira ku isi bari hirya no hino kuri iyi migabane yose bane mwegereye ba mwana hano bagize neza mani batore umugisha barasa nabiki harakaba mwebwe abatwaza protokora muri service mutwaza ababyeyi muri ya biseke ubakira ibyo biseke wowe naze murakoze cyane ba mwana ni mukore mu biganza musuzanye mwenyine ba mwana gusa musuzanye abana babasuje murakoze gusa murakoze gusa murakoze cyane tujye mu byimbo tujye kwicara ba mwana usubira mwari mwicaye twabashimye bagize neza tugiye gutanga impano zo kubashimira uwo ni Yvette na Norbert abazifite mumfashe tugendane ku mpamvu z'igihe tuzajya duhamagara byibura impano zirenze imwe abazige impano muyisane yonyine bashire se impano muyisane usane umwana w'isabukuru sokuru nashaka najya hagati yanyu ibintu byiza sokuru turagushimiye Yvette mwakiriye impano sokuru turebe kamera mundiza amashyi nyamuneka dushimira abantu bashimira ababyeyi babakomokaho imana ibaduhe umugisha mwarakoze cyane mwarakoze cyane imana igira kabiri barashimira abanyirakuru bombi
yego bahagarara hamwe hagati kawe uhindukire itara ariko nabwo ugabanya undiza amashyi nyamureka dushimire ababyeyi barakoze mwagize neza Imana ibaduhe burya bari muri serivisi mujya muba hafi kwakira ababyeyi nk'abangaba niba mutabizi babaye inkumi nk'amwe murakoze cyane munabakiriye byashimisha kurusha murakoze akira n'ibikomezanye hari ibijyanye nabo ngo bafite impano zo gushimira abana shanga iyo mpano ye kakashimira mufite y'umuhiyo wa mverope nibayikoraho abana ntibakiriye impano nziza murakoze cyane nyamureka tubashimire ababyeyi barakoze bageze neza Imana ibaduhe umugisha ifete tukashimire Uncle Batista walishiwa na ifete cyane umwana muyiza undiza amashyi nyamureka dushimire b'amasengo barakoze kandi bagize nabo tifite impano zo kubashimira bana b'abana ba data barakoze cyane murakoze none mbere muhiwe shanga masenga hano mbere yiwe nawe rwose umutima wanjye undiza amashyi nyamureka tumushimire shanga yarakoze cyane Imana ibaduhe umugisha murakoze yuri yashanga muhe marene ya kirisiri na pare ya kirisiri undiza amashyi nyamureka dushimire abana bakoze kandi bagize neza ukecuru Marta nawe ujya hagati hariya ukecuru urakoze famille Musoni utari ntamwe namwe tubashimira famille Musoni umuryango wa Musoni muze urakoze cyane tubashimira n'umuryango wa Uncle Simba ku mugabane wa Amerika ariko badukurikije na kwishyura Uncle turagushimira cyane famille Musoni mwigira abana bashimye famille Musoni mwarakoze mwagize neza Imana ibaduhe umugisha turebe kamera twese famille Musoni undiza amashyi nyamureka dushimire umuryango wa Musoni bagize neza Imana ibaduhe umugisha murakoze famille Simba ubu ni marume wa Yvette aradukurikira abandi basoje Imana yakoze ibingibi famille Innocent muze tubashimire na famille Innocent n'umuryango wa Uncle Askof turaza kubashimira famille Askof yabaye ready na penalty famille Askof tubashimize Askof uvuze musenyeri nicyo gisobanuro cya Askof Imana ibaduhe umugisha murakoze famille Innocent tubashimire mwagize neza turashimira n'umuryango wa Mbonera bagize neza Imana ibaduhe umugisha famille Mbonera Uncle Timarume Rukunda murakoze Mama Kamariza Mama Mbonera uteri na uteri bashimye murakoze
mwagize neza Imana ibadufashe. Sasa bayivete begere mwese uko mugangara ibaze rwose basaza be bose bamwegere bose babashimye. Murakoze rwose mwishire hagati na hagati mwese iyo mpano ni iyanyu. Yes, harimo smartphone buri wese bamufungiye nge nazibonye mu gitondo tuzifunga. Imana ibadore umugisha mwarakoze babaraza. Dushimire barumuna ba Yvette nibaze nabo tubashimire bose nawe ngo tuguhe impano twakugeneye barakoze cyane. Mama Patrick aze tumushimire yarakoze rwose. Yvette ngo mwitama muri batisimu wandoje kwemera kwiza wanyu. Papa Emmanuel aho uri twakubonye uricaye turabashimira umuryango wa ni madame arakitwe arababereye. Turashimira icyumba inama bamwita Marene. Turashimira Anti Chondo bamwita Mamdogo. Mwarakoze Anti Chondo. Ungiza amashinyamuneka tubashimire barakoze bagize neza. Nanone tureka shimire bofu twahirwa hari impano kugushimira buriya nimba bataguhaye convention center baragwa akanyarira ujya gusenga yo buri cyumweru. Ungiza amashinyamuneka tubashimire barakoze kandi bagize neza cyane. Ishano mbere tureka shimire Angel, Belle, Bebe na Jaka nibaze mubazane bose bajya hagati iyo mpano bayakira. Fano igiye gukora ako base rwose tubashimire base. Nanone ari mpano gusibira Jackson natari ntabwo tuyimuhe Jackson Ungiza amashinyamuneka rwose tumushimire buriya avuye rwose amasindi yavuye muri Canada aje gutaha bino birori buriya niyo mpamvu. Ungiza amashinyamuneka dushimire cyaka rwose arakoze cyane. Uwo mutagatifu yabwiye ati mujye mwiyumanganya mu magoro. Iyi si dutuye ni nziza ariko irimo n'ibibazo n'ibigeragezo. Mu magorwa rero mujye mwihangana mukiherwa. Ikindi yabwiye ati muri ayo magorwa mugahwema gusenga mujye mubwira Imana ibyanyu. Ikindi yabwiye ati mujye muharanira gufata neza abashyitsi. Ingo zanyu zigenga urugo n'ubugeni n'abagore mwe ugiye gushyingirwa. Umugore wawe ati burya iyo umugore ajya gushaka mu rugo ntabwo akandagira. Umunsi twaje twese kubashyigikira twishimye. Muraza kwakira mu kanya tumwe tujye twishimye. Namwe ejo bazaba invitation. Hariya hasi kuri invitation barandika ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye. Muzaze twifatanya mu birori bizadushimisha. Niyo magambo dukunda kwandika. Namwe rero babatumira mujye mwitabira ibirori ariko murirane n'abarira. Muri iyi si hari n'ibyago mujye mutabara abandi. Ikindi Pawulo yababwiye kugira ngo urukundo rukomere yabwiye ati ntukararikire abasumbye. Hato ya mutazabona mwandavura mujye mukora ibyo mufitiye ubushobozi. Bishobozi mu rugero byabaturuka muzabane n'abantu bose
muzagerageze, ntabwo byoroshye ariko muzagerageze mubane n'izindi inshuti n'abavandimwe mubane mu ivanjiri. Twumvise Yesu na Mariya bari batashye ubukwe, bariya bantu bari bacuje ubukwe ariko divayi iza gushira. Divayi ubundi muri Bibiliya ishushanya ibyishimo abantu basangira, ishushanya ibyiza. Ntimukibagirwe ko muri aba bamaze kubona byose byanze, batabawe nande na Bikira Mariya na Yesu. Namwe ntimukibagirwe ko muri aba b'abanyantege nke, hari igihe ubwenge bwacu bukora ibintu byose ariko ukajya gutanga. Ujye mwibuka gutabaza Yesu na Mariya mu rugo rwanyu kugira ngo babashyigikire aho mudashoboye. Kristo Yesu akozwe. Namwe rero nk'abatahiye ubukwe, Yesu niwe wavuze ati icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitanga. Ikinyarwanda bavuga gusenya ubukwe, nimubona batangiye gusenya muzajyana ibigo. Icyo Imana yafatanyije ni ukucyubaka nta kugitandukanya. Yatagatifuje ku bwa batisimu ushobore kubana iteka mudahemukirana kandi murangize neza imirimo yose igenewe abashakanye. Niyo mpamvu imbere y'ikoraniro ry'abakristo nshaka kubabaza mubwire ko mutekereza mu mutima wanyu ibyerekeye isezerano mwifuje kugirana. Muje gusezerana ku bwanyu bitari n'agahato gaturuka ku bandi, ku bwanyu. Murashaka gusezerana na Kristo, muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwakirana urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarera na Kristo. Murabizi? Muzi ko abashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe bakunze kubyara cyangwa bari mu byago. Murabizi? Ubwo rero mwifuje kugirana isezerano ry'ugushyingirwa gutagatifu, nimuhane ibiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya mwabwire undi isezerano rye. Yewe Jean-Pierre yemewe Christine imbere umugore kandi asezeranyije ko azabonekera mu mibereho yacu ari mu mahoro n'umuruhuko, waba umuze cyangwa urwaye, ku buryo nzabikunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera ku gihe. kandi basenderetsemo umugisha wayo mutagatifu. None rero Imana yabumbiye hamwe umuntu ntakagitandukanye.
ikimenyetso n'impeta mugiye kwambikana. Ngiye kubanza kuzisabira umugisha, namwe muzirikana icyo gihango mwagiranye. Nyagasani, izi mpeta ni ikimenyetso cyagenewe kugaragaza ubumwe bukomeye buhuza abagiranye imbere yawe isezerano ryo gushyingirwa. Turakwinginze rero uzihe umugisha wawe, kugira ngo abagiye kuzambara bari bakora gushaka kwawe bagume mu mahoro yawe, maze bazabane iteka bakundana bwa Yesu Kristu umwami wacu. Isengere akimika umwambitse n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amen. Hirwa Jean Pierre akiriye impeta wambitse n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka dusezeranye ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Nyagasani, uhamagariye abageni gushinga urugo, wahe niba no kubakana urukundo rwawe, bazakiranire bashyigikiwe nawe, batoze gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, batoze kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, batoze kugutura ibyishimo byabo n'amagorwa yabo, batoze kuzafasha abantu uzaba kukuyoboka. Maze rero Nyagasani y'urukundo ruzima, bagushingiye urukundo wabahaye, kandi bagusabye kurubakomereza ubwa Kristo umwami wacu. Thank you.
Nyagasani n'abandi namwe. Yafashe umugati arashira arumanyura nuko abahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujye mwese iki gikoko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko abahereza abigishwa agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Twamaze Nyagasani twiyoroheje kugira impuhwe maze asakaze umugisha we. Nyagasani Imana yacu n'ububasha waremye byose wivanye mu busa umaze kugena intangiriro y'ibintu byose no kurema umuntu wishushanyije washatse umugore abera umugabo ufasha bagatana ku buryo baba batakiri babiri ahubwo ari umuntu umwe. Bityo twigisha ko ubumwe wishakiye kuremya udakwiye kugira ikibutandukanya na rimwe. Nyagasani Imana yacu mwiyobera ry'agatangaza watagatifuje kubana bashakanye ikambye n'umunesakanya ry'ubumwe bwa Kiliziya na Kristo. Nyagasani Imana yacu ni wowe wahuje umugore kandi mu rugo wubakiye rushingirwa uruha wamugisha utigeze ukurwaho igihano cy'icyaha cy'inkomoko kandi ntiwavavaho icyorezo cy'umwuzure. Rebana impuhwe aba bageni bagize isezerano ryo gushyingirwa baragusaba gukomezwa n'umugisha wawe urabahembura n'urukundo bazahore bakurikiza urugero rw'abagore b'ubungane baratwa n'ibitabo bitagatifu. Rebana impuhwe aba bagabo urabahembura bizera abagore babo babonemo inshuti bareshya basangiye gupfa no gukira. Abahe icyubahiro kibakwiye kandi bamukunde igihe cyose nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye. None Nyagasani ndakwinginze uhe abayoboke bawe ukwemera
urukundo rwabo, maze mu maso yabo babere Kristo abahamya nyakuri, bagiye kubyara no kuzukuruza, babe n'ababyeyi barangwa n'imigenzo myiza, bombi bazarambe babone abuzukuru n'abuzukuruza, barabatunga batunganirwe, maze nibamara guherekeza ubukate bwabo uko babyifuza, bazinjire mu ngoma y'ijuru babane n'abatagatifu bawe, kubwa Kristo
rwiza ndetse n'ibirori byiza. Ababishobora baraca bugufi kugira ngo tubasabire umugisha wa Nyagasani. Nyagasani Yesu n'abanyarwanda muzagire umugisha mu rubyaro rwanyu, muzagire inshuti zibagoboka kandi muzabana na bose mu mahoro. Murabe abana mu rukundo rw'Imana rwanyu kugira ngo imbabazi muzabana bose umunsi umwe zizabanira n'ishimwe mu ngoro y'Uhoraho y'Imana. Namwe mwese muteraniye hano mushobora byose n'abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimo byaro n'ibyishimo byawe Kristo.